nagiye pe ana itambitse ni igitangaza muri aka kanya tuvugana wowe ubyumvugira ubwoba mu karere ka Musanze. Aka kanya Marayika ndetse n'abashagabe ba Petero bamukurikiye inyuma mu giti abasha kuba yakwigaragaza. Reka tubabwire amakuru arambuye neza cyane muri aka kanya abasha kuba yabera mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Musanze. Ku munsi wo kuwa gatanu nibwo umunyeshuri arimo yiga asohotse hanze y'ishuri abona igiti kirimo ikiganza. Agiye kubibwira profe afata inkoni aramukubita. Amaze kumukubita umunyeshuri abibwira abandi bantu bagiye kureba basanga ipoto irimo abantu batatu. Bikira Mariya muri aka kanya akaba yigaragaje mu gihugu cy'u Rwanda. Aka kanya rero wowe ubibona ntabwo uhita ubyizera cyane kuko urabona abantu benshi bahashagaye cyane ndetse banabireba. Ni mu karere ka Musanze. Ubwo ndabizi wowe uhise wumva iyi video uhise ugira ubwoba, ariko ejo tariki 18 z'ukwa mbere Kiliziya Gatolika yahise itegura ko bagomba kujya kuhasengera. Bigaragare ko Imana yaba yateraniye mu gihugu cy'u Rwanda. Urabona iki giti ahangaha uko byifashe niko twabashe ko twabibagezaho neza. Bikaba bibereye mu karere ka Musanze, akaba ariho Bikira Mariya yabashe kuba yagaragarira afashe umwana n'akaboko. Ahangaha i Musanze top 5 aka kanya niho bibashe kuba byahabera. Mbibutse niba bageze ku YouTube channel yacu bitwa The Brown Empire, kanda ku buto subscribe kwa dukomeze kuba twareba n'ibindi biganiro bishasha, cyangwa se ukomeje kuba wazisharinga no kuri bagenzi banyu babashe kuba bazibona. Turabakunda cyane. Ubu ngubu ahangaha wabashe kuba wacika. Ni mu karere ka Musanze mu murenge wa Gataraga niho bibashe kuba byaberaho Bikira Mariya yakomeje kuba yakwigaragariza abantu cyane kugeza na n'ubu ngubu akaba akiri aho ngaho muri ako gace. Abantu bakaba bakomeje kuba bavuga yuko ngo azahamara iminsi 30. Aho usenga hose ndetse naho uherereye hose twifurije kuba wagira ukabasha kuba wigirira amaso ku yandi. Thank you very much. Turabakunda muze kugira umunsi mwiza. Wibuke ukanda ku buto subscribe ndetse n'ibindi byose. Thank you very much.